kandi nukuri Imana ibaho umutima wo kugira neza kuko umwana ntabwo hagirega ijuru tujyamo riragoye saba kwihangana ariko nta mpamvu nimwe gwemukira umwana nk'uyu nguyu ngo abe igitambo cya byose kuko umwana ni umugisha wawe. Yesu yaravuze ngo aho nzagera aho igihe azaza Imana yaba iri muri wa mwana yazagera hano agashaka kuza ari Haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora tuje kuvuga ineza yawe abandi turabashije inshuti za gusengerwa abari ku migabane itandukanye y'isi n'ubundi ni wa mwanya n'ubundi w'ubuhamya ndetse n'ibiganiro bitandukanye ndabizi ko gusengerwa muyikurikirana muri benshi tubashimiye ubufatanye bwanyu kandi tubahaye ikaze n'ubundi muzajya mugena mubona ibintu bitandukanye ibiganiro bitandukanye n'ubundi dufite umushyitsi murabizi ko mu minsi tumaze iminsi dufite abashyitsi batandukanye uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi ndakuraye cyane kumukurikira ahari ikiganiro cyo kugirana cy'ubuhamya ndetse n'ibikomere afite nawe hari icyo byakwigisha. Safa muraho muraho neza ndabashimiye cyane tuguhaye ikaze kuri gusengerwa nanjye ndishimye cyane cyari igihe cy'Imana kugira ngo mbashe kugera imbere ya televiziyo imbere y'abakunzi ba gusengerwa kugira ngo mbasuhuze nanjye ni Safari Zake muzi mu izina rya kera rya nzakagendana mu ndimbo za kera nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana erigana mpamvu nimwe yo kukareka ibi ngibi ndabivuze we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana ineza ye narayibonye ababisha bangose nari nihebye cyane mbuze untabara narayisabye ubukene bungose ineza ye narayibonye ababisha bangose harimo iyindi n'izindi za kera azabazana Yesu azabazana abari kure bose Yesu azabazana Mana yakirakora ibyananiye abantu ikora ibikomeye burya iyo Mana na nyuma ya zera irakora. Yego ni Safari Zake gusengerwa ndahamya ko Safari mwarimu mukumbuye Safari ngiye ntangira gukunda kuririmba nakurikiranaga indirimbo za kwitwa tukasete za kasete za kera za kasete za kera bitaga amatepu abanye banazizingishaga n'ikaramu yaba yashize kugira ngo utamara amabuye urimo kwihutisha ugashyiramo ikaramu ugaturuna gutya wapimiranya nk'aho indirimbo igeze ugahagarika ugashyiramo ugakanda ukumva ko aho indirimbo washakaga igezemo. Yego abantu benshi namwe ko barafite amatsiko yo kumenya Safari yagiye hehe Safari aracyahari turamubazaniye ariko Safari bura watangiye ibintu by'umurimo w'Imana ryari natangiye gusoma indirimbo mbere kera hashize igihe za 1993 na 2 Ubundi ngiye natangiye gucuranga muri korali muri za 89 maze kubatizwa kuko nabatijwe muri 88 njya muri korali yo ku Gasave nayigezemo natangiye kwiririmbamo ndi na dirija wayo korali ya kabiri muri za 89 urumva ariko ari kera kuva icyo gihe ndatangiye ibintu byo kuririmba nanjye kuzangenda ngacurangira za korali za Kinyinya ngacurangira amakorali menshi yo no mujya atandukanye ngacurangira amakorali menshi za korali Simuruna ninjye bacurangiye kasete yawe ya mbere yani ngo yewe Simuruna wenza makuba yawe nzi yuko ujyushukwa nabiyita abayuda hamwe na
dore ibuye abubatsi banze wa mana we ayo no ingiye bacurangiye muri alubumu yabo inzu y'imitsima dore ibuye abubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka amakorali menshi nayo acurangiye harimo za korali zo mu bibare korali tabaza yo mu bibare n'abacurangiye harimo za korali za Rehobote ziraza Rehobote ireya hariya kuri Godiyari amakorali menshi cyane korali Gasata korali Sayuni bajya gukora bwa mbere Sayuni hariya mu cyahafi za korali Baraka zo mu Gakinjiro korali Muhima duhuza umutima amakorali menshi yo mu Rwanda menshi korali Muhuye ku Gisenyi bacuranga ya ndirimbo yabo album yabo ya mbere narafashije amakorali menshi yo mu Rwanda nta narondora ntabwo yavanga nyarangiza ndi umuntu w'umusaza muri gospel rwose kandi uri n'umuntu numva wazamuye gospel urumva washikiye amakorali ndetse n'abahanzi benshi bakwigiyeho waririmbye abantu batari batangira kumenya ibintu by'imiririmbire cyane hari abahanzi bake cyane kuko natewe ndibukaza akorera album ya mbere iriya album yakoze bwa mbere bose babireba anzanira cassette yazanaga tugaseta dutwaye muri kaga karito y'amateka cassette yitaga Tedeka tewe yaga yanzanira Nyabugogo yambaye gakote rwose akanzana niwe wagakara imbere yaho nacuruzaga na kwidoka gahagara gutya afasha amakasete kanga ati n'inkozana amakasete ngo yancururize inka yacuruza yakaza nko ku wa gatandatu akaza nkabwira ni baguze 8 baguze 10 nuko ikasete icyo gihe yaguraga 500 cyangwa 600 iyo original yagiye yaguraga 800 byabaga bikomeye safa wakubaza ngo mu murimo w'Imana gukorera Imana abantu babagabo cyangwa abasore babyiruka ese kuri Imana ubundi hari igihombo babibonyemo oya nta gihombo nabibonyemo gukorera Imana nta gihombo kirimo kuko nge ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kwiga mu mikurire yanjye no mu mibereho yanjye ariko gukorera Imana no gucuranga byatumye nurira indege njya mu mahanga njya za Dubai nurira indege bitari inshuro imwe bitari inshuro ebyiri cyangwa 3 bituma byangije kuri byinshi byatumye mbona amahanga nigeze mbona byatumye mbona abakunzi ntari nabona na n'ubu ngubu kandi yaba ntari gucuranga ntabone kugera kuri gusenga rwa Imana ishimwe ni byiza cyane hariho abantu bavuga ibintu by'Imana kwanga mu bintu by'Imana ngo umuntu abyinjiyemo ngabihomberamo umuntu abyinjiyemo wenda ngo nta kintu Imana yamuha ariko Imana ihindura amateka iyo umuntu akomeje gusaba Imana igakomeza ikamushyigikira muri umurimo w'Imana inshuti zagusengarwa uyu mugabo afite ibintu byinshi byo kuvuga buri ubuhamya bwawe ni burebure sa ni burebure ariko ubuhamya bwa Safari igitumye cyanga harimo kuririmba ariko cyane cyane ni akavideo kawe nabonye akavideo uri kuririmba uvuga Vanessa binkora ahantu ndavuga ariko Safari Vanessa ni umwana we si umwana we ubundi umwana Vanessa uririmba naye mateka ya Vanessa rero Vanessa ni umwana wanjye umwana wawe ariko Vanessa navuga ko ari umuntu twabanye kandi tukababara nawe ndemereye ku ruhande Vanessa ni umwana wanjye ariko mu mateka uko ameze Vanessa ni umuntu mbese navuga ko ni ikiganiro kirekire namutangaho ko Vanessa afite nafatamo wenda bice by'uko yavutse uburyo bw'igihe ariko wenda ngahera ku gihe yarahuye n'umudamu twabanaga aribwo inzira wenda y'umubabaro cyangwa y'ibihe nashatse kumugezamo yatangira Vanessa rero kereka hari wenda nka gusenga rwabimfashijemo wenda tugakinamo nka filime kuko yarababaye cyane tuzabigufashamo tuyikine yarababaye cyane abazwa n'umudamu twabanaga
ariko bwa mbere ngiye umudamu bwa mbere tubana usibye ko wenda haje kuzamo ibibazo byo guhinduka tubana ubundi twari twabanye neza turi abakene ko tumaze kubona amafaranga asa naho ahinduka asa gukundana n'umushoferi umudamu aba aruhinduka yego aza gukundana n'umushoferi hanyuma rero Vanessa n'umwana wanjye ariko hari ibanga gatoya mishyemo ahantu ku mutima wanjye nzatangaza umunsi wenda tuzaba turi kumwe na Vanessa hano cyangwa se namubonye nkavuga ngo Vanessa yaje nkabona ko kuvuga amabanga yose kuko ari imbere ku mutima wanjye Mario Vanessa mama wabo mu gihe ndimo kumushakisha uwo nakwita wenda nka mama nyagakwiye kuba nyina wabo cyangwa se mukase kuko ari umudamu wanjye yamubeshijeho nabi tubana mu gihe kibi mu gihe mbese yabayeho hari agahinja gatoya akiri umwana utari ukimara kuvaho mbese utangira ukifite n'umubiri wo mu buhinja ubwo rero Vanessa abaho nabi kandi yari umwana ubundi wari wagakwiye urabonetse ku rusengero wari waje avuye ku rusengero mu nzu y'Imana mu gakinjiro abapasiteri bamusengeye ndetse icyo gihe nakora ndibuka ko umudamu wa James mama Patrick ari wamufashe mu biganza aramusengera avuga ati no mwana ariko ndebye ukuntu Vanessa abantu bamufashe ndabanireka tujyane na Vanessa ndagenda mugeza mu rugo ariko umudamu aramwanga aramwanga turi kumwe n'abapasiteri aramwanga twageze no mu buyobozi aramurwanya amurwanya nka mukeba we umwana akazajya agenda ngo nari mfite imodoka aho nigenda gutya nagera mu rugo ngasanga umwana ari munsi ari muri portail imbere mu rugo noneho ngende inyuma nageze imodoka ko nabaganze ko akondaga gutegera gutya mu rugi gutya yaheraga mu gitondo iyo navaga mu rugo maze kwatsa imodoka baramushumuraga bagenda bagatereka aho ngaho mu mbuga hanze umwana kuko yabaga azi ko imodoka iri buze uri buze kumutabara ikabiriza kuza guturuka ku gipangu kuri ku rugi yaragendaga akicara inyuma y'urugi akategereza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba yabaga babaye umwana ariko ntago yagaburirwaga ntago yafurirwaga ntago iyo yajyaga yitumaga mu myenda ntago bayimukuragamo ahubwo nabifuraga nimugoroba mugezeho cyangwa saa sita nkaba aribwo namugaburira Vanessa ngasanga yarize ari bwo uvuye mu kazi ngasanga izuba ryamwishe umwana ibyo yabyamurenze umwana icyo kereke ariko Vanessa akababara aramubabaza cyane amugirira nabi amukurira ibintu bibi cyane Vanessa rero ntabwo yari inzirakarengane nicyo navuga ariko Imana izamurinda izamunyereka komera Imana izamurinda yego gusa nyine Vanessa namwe muzamfashe murangishe ahantu hose mu bihugu byo hanze Vanessa rero aho igihe nageraga mu rugo nagerayo ngasanga nyine Vanessa ntabwo babashije kumukarabya mvuye mu modoka nkagenda ntabwo nitaga ku by'icyubahiro nkagenda nkamatirika nkavana imyenda ngashyira ku ntaki ngaparika imodoka nkagenda nkamwoza mwana nkamuhagira nkamugaburira ubwo namara kugenda nta mukozi wo mu rugo mu bakozi badukoreye barabizi bitwa Mukamana ba Chantal bande bose nta mukozi ashobora gukora kuri Vanessa ngo aramutunganya cyangwa se aragira gute niba umwana arwaye bicurane ubwo imyina byamwumiragaho ariko nyine ubwo Vanessa nagera nimugoroba nkamutunganya abigene nazaga bakanga ko agoma mu rugo nabo mbona habayeho gushwana gutoya nkamushyira mu modoka nkirirwa mugendana Vanessa tukirwa tugenda mu modoka cyane bangaga no kumufurira nigibuka n'igihe kimwe tugiye gushaka kujyana kuri Expo habaye Expo nshaka kujyana y'abandi bana shaka kujyana y'abana bakuru ndavuga ati mu Karabe tujyane kuri Expo Vanessa banga ko ajya mu modoka babonye ko natsimbaraye mukaze babonye ko natsimbaraye kugira ngo Vanessa wanjye ajye mu modoka ndavuga babonye ko natsimbaraye baragenda bafata imyenda bahita bayinika mu mazi mu kibase mu mazi yanduye imyenda yagiye kwambara kwa tugiye kujyana muri Expo kibaho
ndibuka ko ari muri weekend mvuga ntigiye kujyana abana muri Expo bajya kureba bajye gutembera imyenda ya Vanessa bahita bayinika mu mazi ko Vanessa rero njya kumugurira imyenda twabaga ku Mumena njya kumugurira imyenda ku isoko ry'Inyamirambo nkamugurira indi myenda mbese namugendanaga nkuko umuntu agenda mbese bamaye nkaho amufata nk'ari mu kibara mwanga cyane kandi ari umwana mutoya kandi umwana w'umugisha na none ngobo sinyeka naho ari Vanessa ashobora kuba azambona azakubona ahubwo uko bamujyanye wenda bavuga kuko iki gihe cyo kumutwara bamutwaye bamaze kumfungisha baragufungishije bajya mutwara umudamu namfungishije maze kumfungisha marame hafi ibyumweru 2 mfunguwe nsanga mbura Vanessa nkazanirwa nirukanka no mu mihanda yo mu Kiyovu nkavara kuri Beni nkavara kuri Mikorine nkamanuka kuri Beneri nkamanuka nkagera kuri Cercle Sportif nkongera nkazamuka ngacana ya mihanda y'ibitaka kugira ngo ndebe ko nabona Vanessa ngo ahantu bashobora kuba baramujyanye ariko nanone ubuse nabasha kumubona gusa igihe cyaje kugera mbona byo kumwirukankaho bonjya muri polisi barambwe bati rero uzagerageze ugende urebe ushasa dushakire uwo wamujyanye kuko ntekereza ngo bashobora kuba baramuhaye abafaransa ngo babaga ngo ahantu mu Kiyovu mu Kiyovu ngo cy'abakire ngo ni umuryango ngo w'abafaransa ngo wakoreraga ngo rushinzwe abana b'imfubyi ngo sinzi izina bagiye bamwita bashobora kuba baramwise irindi zina wenda umudamu niwe wamujyanye nyine hanyuma aramujyana ariko mu mibereho ya Vanessa yarababaye kandi nzi ko nzongera kumubona kandi bikazaba byiza nakoze kuva bamugutwara navuga karo kumushimuta bakamutwara nta kuvugana nawe nta kumenya ahari ari uwamutwaye twakwita ngo ni mukase nawe nta kugwa amakuru ye byahise birangira gutyo byahise birangira ariko mfite n'ifoto ye tukagerageza kugira ngo bakunzi bagusengarwa ndagira ngo mbwira ba diaspora bari ku migabane itandukanye abari mu Bufaransa abari muri Canada abari muri Amerika abari mu Busuwisi ndabizi ko gusengarwa ikurikiranwa n'abantu batuye ku migabane itandukanye ndagira ngo mbereke Vanessa muraza kumubona ukabona Vanessa papa we arababaye Vanessa papa we arababaye arahangayitse n'umwana papa we baruhanye ko yamusigaranye ari uruhinja yego ari uruhinja yaro gahinda gatoya yirafite nk'amezi angahe buri musigarana mu kwezi kumwe urumva yamusigarana mu kwezi kumwe mama aramuta wakamureze nawe amutangiza inzira y'umusaraba bigira mu rwego noneho anamumwiba aramutwara ariko turavuze ngo ahari wasanga Vanessa aho uri muri icyo gihugu uzahaherereye uzaho yicaye uzi aho yiga uzi aho ahari uyu mwanya gusengarwa iri hano kugira ngo imukorere ubuvugizi ni ubuhamya ariko unatabaza yego ni unatabaza kugira ngo uyu mwana abashe kuba yaboneka kuko ariho rwose mfite icyizere ko ariho kubera ko iki gihe bamujyana urabona hariho umudamu nzi wari inshuti y'umudamu ya Vestina umudamu bita Mamarine waririmbaga muri Chorale Salem yo mu Gasata ashobora kuba bifiteho amakuru y'ahantu Vanessa ashobora kuba yarajyanywe yego wenda ashobora kuba atabyibuka byose ariko azi wenda ahantu icyo kigo iyo nzu aho bakoreraga uwo mushinga ashobora kuba wuzuye niba warujyanaga abo bana cyangwa se wenda akabaza uko yagiye yitwa wenda niba baramuhinduriye amazina hari na bene data bashobora kugenda badufasha hamwe bakandi bakatubwira bakatwungura inama kuko nimero yanjye nayibaha ni 0788 57 11 ubwo iyo ushyizeho iriya kode ni
200 guteranya 250 8 5 7 11 10 ubwo ibar kuri WhatsApp kandi na nimero za gusengerwa abayobozi bayo nabo bashobora kudufasha nabo nimero zabo muzifite mwazikoresha kugira ngo mwadufasha kugira ngo wamubona yabitugezaho. Nimero zacu barazikurikira barazizi abadukurikira kandi niza turazigushyiriraho. Ubuhamya ni inzira y'umusaraba, ni n'inzira ibabaje. Shuti mukurike gusengerwa bamama, nakifuza ko umuntu wese umubyeyi agira umutima wo gukunda abana. Umuntu wese umubyeyi birashoboka ko hari undi Vanessa uri mu buzima nk'ubwa Vanessa. Uyu munsi Imana ikabikuzanye kugira ngo nawe akore ubuvugizi. Birashoboka ko haba hari umwana uri mu buzima nk'ubwa Vanessa, uri mu miboro nk'iya Vanessa, ubona amahoro ari uko papa waje cyangwa se utanafite na papa we akaba ari mu buzima nk'ubwa Vanessa. Mubyeyi murezi sigaho ugire impuhwe ugire n'imbabazi, kubera yuko umwana ni umumarayika. Ntacya none se ibi bintu byose kuba kumwiriza hanze akanyagirwa, kumwiriza hanze izuba rikamwica n'ivumbi. Urabona hari ku muhanda kumumena hazamuka ku muhanda aho twadutuye hahitaga imodoka zahitaga zamutumuriraga ivumbi, ariko ko yarazi ko gukira kwe kutari mu gipangu mo imbere mu nzu, suko inzu zitari hari. Se ni hari jaride, kwa dufite jaride, dufite igipangu gifite urubaraza, dufite ahantu hanegisi, ariko umwana ntabwo yabashaga kuyijyamo, ahubwo birirwaga nko kuri portail ko yabaga azi ko gukira kwe agutegerejwe kuza ko twazaga naba nanje mpageze yakumva imodoka ihinze, umwana agasanga ari munsi y'urugi arimo kurunguruka, yamenye imibabaro akiri umwana muto. Nukuvuga ngo niba bahamwicaje ntiyimo yarebwirazaga nta nubwo banamufataga, nta n'umukozi wamufataga, niba baramutereka akagenda hazaga nkamusangaho, niba yarebwizaga agakamba yarataramenya no kugenda. Icyo wabonaga nimba imyenda yenyayemo nubwo ngibyo, nimba yitumyemo nibyo ngibyo yamukuragamo, nta n'umukozi wayifuraga, yifuraga yarirukanwaga. Umukozi yamufuraga yahitaga ataha, yahitaga agenda, yahitaga yirukanwa. Mwami Yesu umuzamu twaniyo senga ni wabaho uhamya kuko yamusangaga nimugoroba aje kurara izamu, akamubwira ati Vanessa ugerageze umuzanira ko kurya. Vanessa namugendanaga mu modoka icyo gihe, ariko twari turi mu bibazo by'intambara mu rugo n'iki byose, ariko burya Imana uyu mwana ntekereza ko nukugiye kuba yaragiye yajyanywe ntahari, ariko ntekereza ko atagiye ntabwo nzi ko yagiye neza, ashobora kuba yaragiye ntekereza ikimbabaza yavuga niho ashobora kuba yarakoreye ibindi bintu bibi mbere yuko ajyanwa, ariko ku mutima niba akiriho nzamubona. Akoze cyane Safa, ufite ubuhamya burebure, ufite n'ubuhamya bwinshi. Ubwo ndimo ndibaza ngo mama Vanessa yabaga hehe, mama wenyine umubyara, ndimo ndibaza ngo yabaga hehe. Reka nkubwire nise ntiyamugiraga n'imbabazi, yari ariho se? None se yakabayeho yakagiye gata umwana mu gakingiro, gusa nawe icyo namubwira nk'umuntu nawe ubwe Vanessa naboneka nawe azaboneke. Se ubu namubona azamubwira iki? Umuntu waje akamuta mu gakingiro, akamuta umwana uri muto atamubonyeje ibere, yamutaye ku rusengero mu gakingiro. Ntiyamutaye aragenda. Yego. Yesu. Ubu se we aho ari aravuga ko mu buzima bwe aravuga ko ese iryo bere ayo mashereka atamwonyeje uwo muhondo yagakwiye guha umwana, niba atarawumuhaye se ubwo yarawukamiraga hasi, se ubwo yakoraga ikirega. Hari ibintu byinshi biba bibabaje. Twe kubyara abantu tujye kureka kubyara nk'inyamaswa, umuntu abyara umwana mugire n'impuhwe. So nimfasha umwana w'uruhinja nk'umukobwa mwiza nk'uyu, so Vanessa ntituzamubona nitumubona, gusa Vanessa azaboneka birababaza, ariko tujye tugaya n'abantu. Nukuri no kugaya umwana nk'uyu nguyu, umwana no umugisha. Wenda yari guhangana nawe, ariko natumwana ntamute. Ariko se noneho wamufashe we
ibyo yamukorera no birenze ibyo wamutaye. None se wamufashe we kwa wari unanamushatse aje no mu rwuzuye kuki atagizemo? Harimo n'imodoka, harimo n'igipangu, harimo n'abazamu n'abayaya babiri, harimo n'imodoka, harimo n'igipangu, harimo n'amazi n'umuriro, harimo n'amazi n'umuriro. Kuki atavuga ati nje mu rwuzuye, harimo imodoka, harimo amazi, reka mfate uyu mwana w'uyu mupapa murere mufate mumurerere. Kandi buryo umuntu arambagiza umuntu avuga ati humura rwose umwana nzamukurerera, umwana nzamufata neza, ntuzagira ikibazo uruhinda se. Burare wasanga ari amagambo menshi yakubwiye meza avuga ati humanuka ikibazo Vanessa wanzamurera. Cyane cyane mu gihe nawe yiteguye kubyara. None se ubu we kwa dahari kandi abe nabo bakaba bahari kugeza ubu. Uwe nawe nyuma yaho yaje kugenda nawe ajyana n'umushoferi. Nawe nyuma yaho ntabwo turi kumwe. Ajyanwa n'umushoferi. Umushoferi nawe amutwara. Nubu ntaba mu Rwanda. Yaba ari mu Rwanda nubu nakagenga mupfukamira mbabara mbwira ahantu wanjyaniye umwana. Ariko nabamuzi abazi mudamu twatubana Vestine abazamubwire azampamagare ambwira ahantu umwana yaba yaramushyize. Niba yaramuhaye abantu koko niba baramujugunye mu mwobo nzamenye n'umwobo bamujugunyemo. Gihe nige navuga ati wenda hari ngiye kumwibuka we navuga ati wenda yaguye aha ngaha. Ariko ntekereza ko bavuze ko bamuhaye abafaransa, aho umwana ashobora kuba ari mu Faransa cyangwa muri Canada hagati aho ngaho. Ni utekereza ariko abantu bazi Marine bazamubwira azampamagare amamakuru. Marine warimbaga muri Korali Salemu, umudamu munini wirimbaga imbere muri Korali Salemu urafite amenyo y'inyinya, baramwibuka Marine na Mama Fisi. Afite abana babiri. Rero yari inshuti ya Vestine. Ari hanze se cyangwa ari hano? Nawe ntabwo nzahanari kugeza ubu. Kuva nafungurwa iki gihe ntabwo nigeze menya amakuru kuko nirwa nkashaka umwana wafunguwe usanga umwana yaragiye. Yego na mama wese nongeye kumubona, uwo nakwita mukase nongeye kumubona cyangwa se akabaye mama we na Mama Marine nawe si yimubona ngo mubaze information zaho umwana ari. Akataho ariko bazagerageza kumfasha batanga amakuru nkuko wagira amakuru wari wende wese nk'aba turi kubaza bazatubwira amakuru y'umwana. Inshuti za nibaza ko amaze no gukura. Isungu yabafite nk'imyaka ingahe? Ubuse nka 17 gutyo. 17. 18 kuko agenda afite nk'imyaka nk'ibiri bamujyana yiba mu ntwara kuko biri kwa mu ntwara barabandi barafungisha none baramutwara baramujyana hari kugira ngo bame n'umutima noneho birangire. Inshuti za gusengerwa murabona ko Safari afite gitari yateguye n'indirimbo yo kuririmbira umwana we. Safari urashaka gutura umwana wawe indirimbo? Yego ndamutura karirimbo kuko ndi umuririmbyi ubundi mu bisanzwe abantu banze mu kuririmba. Nari maze iminsi ntekereza cyane nibaza icyo nakorera Imana yanjye, numva umutima umbwira ngo shima Imana cyane, mvuga aho yankuye shima uwo mukiza. Mana ushimwe, Mana ushimwe, Mana ushimwe ibyo wankoreye byose. Mana ushimwe, Mana ushimwe, Mana ushimwe ibyo wankoreye byose. Yari yandimbo yanjye ya kera ako yawe nibutsa abantu. Mana yakira kora ibyananiye abantu, ikora ibikomeye na nyuma ya zeri irakora. Warakoze Mana, warakoze Mana, Mana wagize neza we nzajya mpora ngushima. Ineza ye, ineza ye narayibonye ababisha bangose. Yibutsaga umuhanzi n'uwo twagiye mu gutanga ikiganiro cy'umwana ubabaye cyangwa se cy'umwana cya Vanessa. Ariko nibutse n'abantu ko ndi umuhanzi w'umuririmbyi warimbye indirimbo nyinshi zanzakagendana azabazana yadutuye imitwaro. Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamure. Izo ndirimbo ni indirimbo nyinshi ngira amakorasi menshi wajya kuririmba rwose. Murakoze. Ari no ku matepu yandi ya kera bajyaga bambona nikoreye gitari gutya
ndimo gucuranga ndi umuntu ucuranga iyo twajyaga ahantu nakorane baraka abantu barahururaga bakurira ibiti rwose byabaga bikomeye gitari ncuranga gitari Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka atanga amahoro sinzamureka uwo mwami ni mwiza sinzamureka Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka iyo yangiriye neza sinzamureka ntizadusiga ntizaduhana iraduhetse mu mugongo wayo mu burwayi bwawe ntizagusiga iraguhetse mu mugongo wa amen ntizaduhana iraduhetse mu mugongo wayo mu gahinda kawe ntizagusiga iraguhetse mu mugongo wayo ntizaguhana iraduhetse mu mugongo wayo iraduhetse mu mugongo amen amen iraduhetse mu mugongo wayo iraduhetse mu mugongo wayo iraduhetse mu mugongo wayo nshuti zagusengerwa ariko imana ni nziza safa gucuranga ni byiza nubwo ufite umubabaro ariko byibuze uraririmba wacuranga ugafashwa umunezero ukongera ukagaruka uzi kuba warasaze y'utazimo gucuranga ngo uririmbire imana wari kwiruka ku musozi ndibuka ko igihe kimwe nagezaho ndibuka ko umudamu ajya kumbwira ati go genda nafashe akavarisi gatoya nifite ninavanye Dubai mu bintu byose yambwiye ati ngo genda akwirukana se yambaye na Tereza guki nukuri njya kugenda jewe uko nyuma yaho ibintu byose ni wabijyanye njewe njya kugenda nafashe akavarisi ninaravanye Dubai kamapine bakurura gato cyane nshyiramo isume nari mfite nshyiramo ipantaro nk'ebyiri n'ishati n'umupira mbisingamo nshyiramo inkweto imwe ndangije fata ku kavarisi kari gatoya ndagakurura ngashyira imbere ndagenda njya Nyabugogo ku iduka Nyabugogo abanzi abakobwa bakoreraga hariya kuri resitora kwa Deo ako gashakoshi nakinjije bareba namara guhengera abazamu bamaze kuryama muri cya kizu cya Nyabugogo kira kizu gutyo nkagenda nkajyamo nkarara ku makarito wataye igipangu cyawe bakwa Deo bantizaga intebe abakozi baho bantizaga intebe y'urubaho nkayiraraho kurya nijoro ya nikangaga narotaga ko yari intebe imwe y'urubaho narahanukaga nkitura mu bikarito muri depo nkararamo kuko n'ubundi ari amazu ntiyemerewe kurarwamo n'amazu yo gucururizamo ariko naragendaga nkararamo muri depo nkahingera nimugoroba abantu bose bacuruza bamaze kugenda bose bamaze gutaha nkagenda nkajya muri iriya nzu aho muri depo nkararamo inyuma icyo gihe nari nsize imodoka nari nsize byinshi nsize mu modoka abiri nari nsize ibintu byose ndabisiga intebe nziza amadiva amatapi birya byose umuntu arabisiga warabishatse ugatwara umwenda wonyine wo kwambara ndagenda niho najyanye sohoka mu rupangu nsohokana umwenda ipantaro ebyiri n'ishati ebyiri n'inkweto yo kwambara n'isume iyo sume nayo niyorosaga yari isume nini navanye Dubai nkarara aho ngaho ubwo rero burya n'umuntu navuga umuntu w'umugabo burya bafite byinshi burya abagabo barakomera Yesu mwana w'Imana mwami Yesu nshuti zagusengerwa umva twabonye ubuhamya twumvishije ubuhamya ariko ubuhamya noneho mwami Yesu ariko hashimwe Yesu uracyafata gitari ugashyira ku rutugu ukaririmba gitari maremare ukaririmbira Imana nibyo maremare igihe nageze aho ngaho noneho cyose maze kubona nta na kimwe sigaranye imodoka nazo mfite urupangu ntabwo ngifite umudamu ntaho hari
nkazajya ngenda nkajya naryama aho mbashiye kurambika umusaya abanyene jyana nkacumbika kwa mushiki wanjye cyangwa se ahandi nkafata gitari nkayishyira imbere yanjye nkayipfumbata gutya nkayipfumbata nkarara nyipfumbase bugacya kandi iyo nararaga ntapfumbase gitari nta nubwo bwacyaga naryamanaga gitari gutya nkayipfumbata gutya nkaryama gutya nakwicura nakoraho nkumva ko umuryo ukivuga nkongera nkaryama gutyo no mu bihini wayo nkawufata gutya niyo mpamvu rero burya agahinda kanjye ngatura gitari agahinda kawe tugatura gitari niyo mpamvu burya rero ndacuranga ngewe gitari nzi gucuranga gitari nayicuranga gutya nkayicuranga ryamye nkayishyira no ku rutugu nkayishyira ku mutwe nka gutyo ubu nacuranga nabwo kandi amanota ntagenda ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko igirongeshe binkwiriye umunezero n'umubabaro byose binzaniramwo amahoro umunezero n'umubabaro byose binzaniramwo amahoro amba hafi ndetse buri munsi kandi angirira ubuntu bukwiye ajya nyikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mama ngukuko ajya ntunga buri munsi ajya ndamira muri ibyo byose buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano y'amahe buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano y'amahe. Nshuti zagusengerwa intambara ufite ibibazo ufite birashoboka ko wafite n'ibirenga ibya Safari ariko ndakubwiye ngo komera Safari nubwo imeze gutyo reka tubirane ubundi bakomera amen reka hari ibintu bibaho kugira ngo umuntu azabwiriza abantu azahumuriza abantu azakomeza imitima uyu munsi uri kuririmba amba hafi yego amen umugore yagutaye uwa mbere yagutaye yego uwirukanwe mu byawe yego imodoka uzitaye uryamye ku ikarito yego umushumba wacu ariwe kutwishyira avuga ngo Yesu ntagusiga no mu rupfu amen ntagusiga no mu bihe bikomeye ngo ni inshuti iruta izindi nshuti ni inshuti ituba hafi amen ni inshuti idukomeza ni inshuti turwanirira ni inshuti turengera amen bani umugisha inshuti zagusengerwa nubona byanze ibintu byose byanze uziyamaje inshuti bita Yesu izindi inshuti zose zirahinduka amen urabizi wowe cyandabizi ikiganiro kiraryoshye ndetse ndumva tutanagicumbika ngo tukigarukiza aha ngaha ako Safari nzongera ngo tumire kuri gusengerwa murakoze cyane Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mu isi rifite imbaraga zo kudufasha ridukiza ibyaha byose amazina yose aribagirana keretse izina rya Yesu rimpa amahoro rimpa n'ubutwari ndetse no kugeza gupfa Yesu we Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mu isi rifite imbaraga zo kudufasha ridukiza ibyaha byose
turimo turegera ku ndirimbo Vanessa yatuwe kugira ngo indirimbo ise Vanessa yamutuye kandi ndahamya ko Vanessa ubu yarakuze aho uri Vanessa uhita uhamagara papa wawe uhita umuhamagara papa wawe aduhamagare tubwira ati gusengerwa rwose Vanessa arabamagaye nomero ye twayishyizeho Vanessa ucyumviye indirimbo papa wagutuye uhite ufata telefone uhamagare papa mubwe ngo papa ndahari umukobwa wawe ndacyafite ibyiringiro kwa kundi nakomeraga nkirirwa kuri rya zuba nkirirwa muri wa musenye nkirirwa mbabaye nkihangana ndacyakomeye hari igihe n'Imana iteza ikibazo igakemuzamo igisubizo hanyuma reka uduture ya ndirimbo uyishiremo abari kubanga rw'ibyuma namwe nabwira iki Jerry nawe kubanga ibyuma nakubwira iki hanyuma indirimbo nimuyifate neza muyiture Vanessa ni karibu Vanessa wanjye nkunda ndagusuhuza cyane mukobwa wanjye mwiza isuraho neza uracyari mwiza wakundaga guseka uracyakunda abantu Vanessa nakundaga Vanessa mukobwa wanjye nkunda ese nzongera ngurebe dushira n'urukumbuzi Vanessa mukobwa wanjye nkunda ese nzongera ngurebe dushira n'urukumbuzi mwana wanjye mwiza ese nzakubona ryari ngo nkurebe mu maso nzashira agahinda nzashira umubabaro nzibuka bya bihe by'umubabaro wacu Vanessa wanjye nkunda Vanessa mukobwa wanjye nkunda isi nzongera murebe dushira n'urukumbuzi ndibuka bya bihe waseka ubabaye ariko ukihangana umubabaro mwinshi ninkubona nzishima dushira n'urukumbuzi mukobwa wanjye mwiza ese nzakubona Vanessa mukobwa wanjye nkunda nzongera nkurebe dushira n'urukumbuzi Vanessa mukobwa wanjye nkunda isi nzongera nkurebe dushira n'urukumbuzi inshuti za gusengerwa iyi ndirimbo ya Vanessa nanjye iramfashije hanyuma ndagira ngo aho wabonera Vanessa
umubwire ngo papa we amutuye indirimbo. bashobora kuba baramuhinduriye n'izina kuko kuba baramujyanye kuriya burya abantu umuntu ni umuntu ashobora kugenda agatekereza ko nshobora kuzamubona cyangwa amukurikirana akazimanganya kuko Vanessa ntiyarazi kuvuga ntabwo yari akamenya kuvuga yari umwana ugikambakamba ashobora yo kuba abataramwise iryo zina ariko yitegereza ino foto waho ari hose azareba ino foto arebe ko kuko umuntu arakura ko ntabwo ahinduka cyane. Vanessa rero aho hari n'abantu baba badukurikirana nkawe ni wowe wenda wadufasha cyane wenda uburyo bashobora kubikora uzagenda babasharinga sinzi uko wenda wabimvugira ariko gusenga rwanzi ko izabimfashamo cyane. Wabivuze iki gisho link ni kugeraho cyangwa se ushobora gufata iyi link ya gusengerwa ukayohereza mugenzi wawe ukayishyira ku mbuga abari hanze mukayihererekanya. Vanessa azaboneka. Amen. Murakoze. Vanessa azaboneka kandi iyi foto nayo azayireba azayabyibwira. Byanga byakunda n'umwana w'umukobwa nawe afite amatsiko. Kumenya ahantu ko yarakomotse. Afite amatsiko kumenya nakomotse. Ese ngira papa, ese ntawe ngira. Kumva yagiye ari mutoya. Ariko ndahamya neza ko nawe afite amatsiko yashye nkomoka muri Afrika, se nkomoka mu kihe gihugu. Urumva yagiye ari mutoya cyane. Kimwe n'abamurera bashobora kuba nabo abona wenda tuvuge wenda niba ari abazungu bafite uruhu rwera akavuga ati se mvoka nabyawe nande wenda burya inshuro nyinshi baranabimuhisha bagera kumubika turi wacu bakagenda bamuri mu mutima. Ariko Vanessa niba hari kuko ntekereza ko n'abantu bashobora kuba wenda ashobora kuba atazi n'ikinyarwanda ko yavuye n'ahari umwana mutoya ashobora kuba atakivuga n'ikinyarwanda ariko Vanessa wari abantu bose bazasharinge azaboneka hamwe n'umugisha uri mu gusengerwa nziko azaboneka ikizere 100%. Sinzi nimba hari ikindi wakumva wabwira abantu turimo turasatira umusozo wo gusoza kino kiganiro ariko humva hari ikindi kintu wabwira ushaka kubwira abapapa bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo ufite ushaka kubwira ababyeyi tugaye nk'iminota nk'itanu gutyo. Ngiye icyo navuga nuko nabwira nk'abavandimwe aba inshuti ngo bazamfashe n'abakunzi bagusengerwa barebe uko bamfasha gusharinga kwehereza ku bantu ku magroupe badufashe kugira ngo tubashe kuba twabona Vanessa. Ikindi navuga Vanessa burya Vanessa niba ari umwana mutoya ntabwo ari kuba igitambo cy'ibibazo burya rero kugira nabi uyu nguyu ni nko kugira nabi marayika ni umuntu w'umuziranenge. Ni umuntu uba utari bukurwanye si nk'uyu nguyu kumufata ukaba wamuha icyo kurya akicarira nk'umwana nk'uyu nguyu kuba wamutereka isahani imbere ibyo yakunanira nubwo utabimugaburira wakabyigaburira wenda umwana wenda bimwe bikameneka ariko ibindi akabibona. Ariko ntabwo ari igitambo cyo kwicwa n'inzara igitambo cyo kwicwa n'izuba imvura ikamunyagira igenda asanga imvura irimo kumunyagira habigenda avuga nyabwo nirukanka cyane yewe mana ndibuka ko rwose ari abapolisi bigeze kutwandikira turi kumwe n'umushoferi twamurekeze twirukanka umushoferi wundi yamaze gushaka tujya kureba Vanessa kugira ngo imvura iraguye noneho ubu Vanessa arimo kunyagirwa hanze mu gipangu hanze ku muryango twamwanuraga ngo twavuga ngo tujye kumureba nk'uko umuntu yakwanura umwenda kuko twabaga tuzi ko ari butari bubashe kwikora ngo yigeze imbere kuko inzu yari iri hirya mu gipangu portail yarazaga kwegera portail ishonyishwa namusanga kuri portail. Ibyo bintu bishengura umutima buri gihe bikambabaza iyo ndyamye ntabwo iyo mutekereje sinsinzira iyo nariye ibiryo ntabwo bimanuka iyo ndababara cyane iyo kumubabaro n'agahinda yagize hibuka intimba ya Vanessa ariko nkavuga ngo Imana izamfasha nongere mubone gusa nyine imibereho ye yagize abamama bafite umutima nk'uwo Imana ibababarire kandi ni ukuri Imana ibaho umutima wo kugira neza kuko umwana ntabwo hagirega
tujyamo riragoye saba kwihangana ariko nta mpamvu nimwe guhemukira umwana nk'uyu nguyu ngo abe igitambo cya byose kuko umwana ni umugisha wawe. Yesu yaravuze ngo aho nzagera aho igihe azaza Imana yaba iri muri wa mwana yazagera hano ashobora no kuza ari mu ishusho y'Imana ukamugirira nabi wazajya kugera mu ijuru umuryango ugakingwa uvuga ati sinjye wagiriraga nabi cyagiye ugira nabi umuntu utazi kuvuga utakurwanya subwo ibyo bintu nibyo koko nukuri abamama mwihangane abafite abana barera b'imfubyi abafite abana bo mu miryango barera abafite abana abagabo babo babazaniye yewe abafite abana babagabo babo bagiye batoragura cyangwa se umugore wawe nawe ashobora kuzana umwana yaramutahanye mu rugo rwawe mwarashakanye amufite ari umufiyemeri nawe uri umugabo nawe ukazajya umufata nabi. Icyo cyigisho rero rwose ibyo bintu ndagira ngo Vanessa azababere ikitegerezo ubona buhamye n'impamvu butanzwe n'ibi bintu imubabaro uvuzwe wa Vanessa nubwo azaboneka nubwo atari ahantu ntazi yajyanywe ahantu ntazi ariko n'uwamwumva wese mama uyu mudamu nubwo ari hanze wamujyanye ashobora gutanga information agahamagara yahamagara gusengarwa cyangwa agahamagara nimero yanjye kandi ati umwana arahana murakoze cyane inshuti za gusengarwa reka tugire ku musozo dusenga Imana dusengera Vanessa ndetse na papa we ndetse n'abandi bantu bafite umubabaro nk'umubyeyi kugira ngo Imana ibahe gukomera kuko ndahamya neza ntabwo yaba ari wenyine gusa n'abandi afite ibikomere nk'ibi ngibi ariko turavuze ngo Imana ibakomeze. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana ishobora byose uri Imana iruhura umutima uri Imana ivura ibikomere uri Imana ni wowe ushobora byose ibyananiye abana b'abantu kuri wowe birashoboka ibyananiye abanyabwenge kuri wowe birashoboka. Ijambo ryawe ryaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Reba agahinda k'uyu mubyeyi reba agahinda k'uyu mupapa k'umwana we reba amarira ari kurira reba ibikomere afite reba igerageza afite wumvishije ubutayu yabayemo wumvishije imisaraba yikore ibigeragezo wumvishije ikarito yarayeho wumvishije umutungo yataye kubw'umubabaro Uwiteka icyo tugushimiye cyane nuko ukimurinze ukibane nawe turagushimiye utwemerere mwami w'abami twumvishije amateka y'uyu mwana yasibuhamya acyuma ubuhamya akomere kandi Uwiteka bigiye cyo bimwigisha mwami Yesu Kristo arabafite imitima mibi bahinduke mwami w'abami buri muntu wese afata umwana nk'uwe urakoze mwami kuri Imana ibikoze muwera Imana tubera Imana dufate muri byose kandi umupapa ukomeze kumubwira neza komeze umurinde mu gakiza mwami w'abami tugushime ko ukimurinze ukibanye nawe iminsi n'ibindi byamuhitanye ntabwo yapfuye ngo yibagirane aracyakomeye umwambika imbaraga umukomereze mu gakiza. Abantu benshi bari kubivamo abantu benshi bari gusubira inyuma bakibagiga hano bavanye ariko turaze gukomeza umwambika imbaraga umushoboze muri byose Uwiteka urakoze kwa muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen. Imana ibagire neza ikiganiro nakagaruka bye bye.